waramutse neza cyangwa se wiriwe bitewe n'aho uherereye, ndagira ngo subiremo aya mabwiriza natanze ku bantu bari butsindire amatike yo kujya mu gitaramo cya Krizonda Singwa kuri Pasika. Urasabwa gukora ibi bintu bine bikurikira. Icya mbere, jya kuri Instagram na TikTok ya Pastor Jojo Official, ukore follow, ukore like kuri post byibuze eshanu, following, ukore na like cyangwa se commenting kuri zimwe muri post ziriho. Hanyuma icya kabiri, urajya kuri YouTube channels. Mfite YouTube channels ebyiri, imwe ni Pastor Jojo, indi ni Pastor Jojo Kinyarwanda. Zombi ukore subscribe kuri zombi, hanyuma usharinge no ku bandi bantu batatu cyangwa se barenze, ubasharinge link y'iyo YouTube account. Icya gatatu, ibi byose navuze haruguru ko ari bibiri, ubishishikarize n'abandi, ubwire n'abandi bantu 5, 10, 20, 100 bitewe n'umubare ushaka, nabo babwire babikore nk'uko nguko. Icyanyuma, jya kuri ubu butumwa ndi gukora, utaginge abantu 10 b'inshuti zawe kuri Instagram, wataginge bamenyeshe ko hari aya mahirwe. Ibyo byose rero numara kubikora, ntiwicare ngo urambye ngo wumve ko byarangiye. Fata screenshots z'ibyo wakoze uzinyoherereze, hanyuma uraba winjiye mu mubare w'abagomba gutsindira amatike. Abahatanira aya matike rero bizarangira ku wa gatatu itariki 2 Mata kwezi kwa 4 2025. Atsindiye amatike bazamenyeshwa bitarenze tariki 4 Mata, ariyo ku wa 5, bahabwe n'amatike yabo. Tuzabimenyesha, tuzabapostinga abatsindiye amatike. Murakoze rero, ngaho amahirwe masa.